amahoro yo mu mutima azaryari cyane cyane kantinde kuri kano kuri uyu muntu ubabaye kuri uyu muntu uri mu kigeragezo kuko amahoro yo mu mutima ni akabona nibwo abonye ikibazo gishya mu buzima bwe. Droge iyo ari yo yose ijyana ku bubata ikintu nakita addiction. Ntabwo leta itanga divorce ikora amakosa. Shalom, shalom. Shalom, shalom, Rachel. Warumeze neza. Ukuri ndashima kandi meze neza cyane. Imana ishimwe. Enu ariko wambaye neza. Uyu ni umudesigner witwa Zahabu, Francis Zahabu. Nawe yakwambika. I wish. Kuko ndabona yamenye cyo kuguhitiramo cyiza kandi kibereye kijyanye na n'uruhu. Singa aho dutangiye marketing. Oya nta kibazo. Birabyemewe. Yaraciye iminsi myinshi. Ariko numugisha ukomeye kuba twongeye kandi kuganira nawe. Uyu munsi noneho zari nka tujye kugana ku bijyanye na challenge. Uburyo noneho bimwe mu by'ubuzima waciyemo mbere cyangwa se buri wese ashobora kwisangamo yaciyemo uko noneho ashobora kubyitwaramo haramutse habaye ikibazo runaka. Yego. Uburyo Imana yabiguhaye cyangwa se yaguhishuriye ko watangira kuyikorera. Uzabitanga gute cyangwa se uri kubitanga gute kuva igihe wabimenye? Yego, ko ari umuhamagaro wawe. Imana iguhe umugisha Rachel. Uburyo rero ndi kubitanga ni kwa kundi nanabivuzeho mu kiganiro cya mbere cy'uburyo Imana nyine yigukoresheje guha mission ndi kubitanga kandi ndi kubona Imana iri kudukoresha iri no kubiduheramo izindi mbaraga kuko ni iby'umugisha. Iyo umuntu ari gukorera Imana yewe agenda yaguka umunsi ku munsi. Rero warumbarije ngo ukuntu Imana yabimpaye ngo mbitange. Biba byoroshye uburyo ndi kubikora nge ndi gukora ndi kwereka abantu uburyo ki babona amahoro yo mu mutima kandi uburyo mbikora ni kwa kundi biciye muri ya mpano yacu. Nk'ubu ngubu hari filime episode ya mbere tumaje gusohora hanze The Advocate ariyo filime ifasha story yayo iri kuvuga ku mwana w'umukobwa warerwaga ahantu mu muryango ariko uwo mwana ntabwo yari afite ibyiringiro kandi ntabwo yafatwaga nk'umwana nk'abandi. Uriya mwana yisangaga buri gihe bamusize nta mahoro yari afite yo mu mutima. Rero muri kagahinda uriya mwana afite agira Imana ahura n'umuvugizi umwuka w'Imana aramusanga. Ibyo ndi kuguha urugero muri filme ni uburyo ki warumbaje ngo ndi kubikora nte kugira ngo mbashe kubigeza ku bantu. Iriya nkuru uriya mwana mwereka n'uzayireba uburyo ki Imana igusanga muri cya kibazo ikakwereka ibikwiye byo gukora ikakwereka ko muri cya kibazo ufite Imana yakubera inshuti kandi Imana yakurengera kandi Imana yakwereka ibifite umumaro kurenza. Ubundi Imana iyo muri byabazo byacu Imana iraza ikatwereka ibifite umumaro ikatwereka ibyo dukeneye. Ugasanga wari ufite nk'ikibazo wenda cyo
uvuga ati urugero natanga nko kuri iyo nkuru y'uriya mwana. Uriya mwana icyo yashakaga ni uko yumvaga yatwarwa kuri pisine akajya koga n'abandi bana bo muri urwo rugo. Ariko mu by'ukuri ukuri nyakuri ni ukuri ya mwana uwamusize bamusiga niko ko ari ukuri, ni uko atarakwiye kuba muri bariya bana bagiye koga kuri pisine. None se kubera uriya mwana bamusize uriya mwana azapfe? Ahubwo umwuka w'Imana araza akamwereka igikwiye cyo gukora. Niyo mpano umbajije ngo ndi kubishyira mu bikorwa gute. Umwuka w'Imana, Imana irifuza kuri ya mwana yiga kubabarira no kwihangana kuri bya bigeragezo byose ari guhura nabyo. Kuko hari igihe uri kubimukorera atazi ukuri, atazi n'Imana. Uranyumva? Atazi n'impamvu cyari kurenganya uriya mwana. Ariko uriya mwana umwuka w'Imana ari kugenda kumurengera kumwereka ati nubwo ari kubigukorera ihangane, babarira. Ubabarire kuko batazi ibyo bari kugukorera. Noneho ubwo twari turi kuri uriya mwana tukagaruka no kuri kubimukorera. Uriya muntu buriya mu buzima umuntu ukora nabi, ugirira abandi nabi, uzi ko hari igihe abazi ko ari mukuri, uzi ko hari igihe aba atiyizi. Rero uyu munsi ukuvuga ngo ndi kubishyira mu bikorwa ne, ndagubwiza ukuri ko uyu munsi hano hanze umuntu ufata umwana nabi mu muryango nareba iriya filime yasohotse ako gace gusa azahita akanguka amaso, azahita ngo uzi ko arikomeze, uzi ko burya arikomeze. Noneho nta kindi, Imana ni umurengezi wacu, ni umuvugizi wacu. Imana byane nakubwiraga, Imana yaremeye biba kuri nge, biba ku bandi babandi batanze ubuhamya bakavuga ngo ntabwo narinzi yuko hari undi muntu twaba tumeze kimwe, cyangwa hari undi muntu wavutse ari kuvuga ibintu nkumva ari kuvuga nk'inkuru yanjye. Urabyumva? Hano hanze hari abandi bana benshi. Rero Imana ije kwerekana kino kibazo kugira ngo niba hari utsindwa n'urubanza abivemo, arengera uriya mwana, n'uriya mwana yakirwa neza muri uriya muryango, n'abandi wabikoraga nawe ahinduke. Imana ishimwe. Ariko tukiraho hari akantu wigeze kuvugaho ngo amahoro yo mu mutima. Amahoro yo mu mutima twatandukanya gute n'andi mahoro asanzwe umuntu ashobora kwiyumvamo? Ubyutse mu gitondo wumvise ko wabyutse, abandi wenda hari n'abari mu bitaro cyangwa se bahuye n'ibibazo bitandukanye. Ndashaka kugira ngo dusobanure neza amahoro mu mutima ni ryari uyumva, cyangwa se wowe uyafite ubimenya gute ko ari amahoro yo mu mutima wumva utekanye koko ko ari ufite? Imana umugisha. Umva nkubwira, ni ikintu cyoroshye cyane kumenya ko ufite amahoro yo mu mutima. Ubundi reka tubanze tuvuge ngo amahoro yo mu mutima azaryari. Uzi ko ubuzima bwacu tuzakomeza kuganira Rachel gutya, tuzavuga amahoro yo mu mutima kurinda igihe Yesu azagarukira, ndetse no kugeza igihe we yaduhamagarira tuvuye muri uyu mubiri. Rero amahoro yo mu mutima icyo tuzayavuga ntituzarangiza, ariko reka tuvuge kano konyine. Amahoro yo mu mutima umuntu ayabona ryari? Ni igihe cyose umuntu ahamanya n'Imana yuko ari kumwe nayo. Umuntu rero ahamanya n'Imana yuko ari kumwe nayo gute? Ni igihe cyose umuntu ari gukora ibintu bidasebya Imana, bitamutandukanya n'Imana. Kuko muri icyo gihe nibwo Imana iza bakaba bari kumwe, ari mu kibazo runaka, ari no mu byishimo runaka. Wakemera yuko amahoro yo mu mutima uyagira ufite n'ikibazo, ikibazo kitavuyeho, ariko ukaba ufite umunezero mu mutima kubera kuzi uwo muri kumwe ari Imana. Wakemera yuko Imana iza ikaba muri kumwe ikaguha amahoro yo mu mutima no muri bya byishimo birenze. Hari abantu bagira ibyishimo bibamba Imana, binasebya Imana, ariko ikaguha amahoro yo mu mutima amwe y'umuntu wishima, ariko muri wa munezero we ntabashe gukora ibintu bibamba Imana cyangwa bisebya Imana. Urabyumva? So amahoro yo mu mutima ni ugusobanukirwa neza, ukamenya neza gukiranuka kw'Imana no kugendana n'Imana. Cyane cyane kantinde kuri kano, kuri uyu muntu ubabaye, kuri uyu muntu
uri mu kigeragezo, kuko amahoro yo mu mutima ni insimbura cya kibazo kiriho, yego, kinakiriho cyanavuyeho, ariko akaza akaringaniza akaba hari, ukabuhamanya neza ukavuga ati nubwo kino kibazo gihari, ariko njyewe mfite ibyiringiro, umve, njyewe mfite Imana yanjye mu mutima, ikino kibazo ntabwo kizahoraho iteka. Urumva, ari niyo mahoro mu mutima, ukumva ijwi ry'ibyiringiro muri wowe, ukumva ijwi rigukomeza, ukavuga ati wow. None ubwo ushatse kuba ko ndamutse ndara nko munsi y'ikiraro, bamwe rimwe na rimwe dukunda kumva ngo ni ba marine, aricyo kintu ugasanga umuntu atunzwe n'irindazi rimwe, wenda asomesheje n'amazi, nta bukode wenda ngo uvuge ngo afite naho kuba, inzu igaragara, nta buzima mu bifatika no mu bigaragara, nta buzima afite. Ubwo ibyo byiringiro biroroshye ko ushobora kubigira. Yego, umva nkubwire, nibwo butunzi butagira akagero Yesu yasezeranyije, ubutunzi budashobora kuribwa n'inzige, ubutunzi udashobora gukoraho ngo ubone, ngo buhishe mu mwijima. Ni ubutunzi umuntu agira uri munsi y'icyo kiraro, uri kurya iryo rindazi, ariko warasobanukiwe Imana, ya Mana ikaza ikagukomereza hariya. Kuko ndagira ngo nkubwire, igihe Imana yanyigishaga kino kintu, nari ndi kugenda umunsi umwe muri rya shuri ryanjye mu gihugu cy'amahanga, ndi kugenda mu muhanda, noneho nca ku muntu wari uri kugenda akubura mu muhanda, ntago mpahisha, ni mu ruganda ari gukubura, ba bantu bakubura mu muhanda natwe turabafite. Mbona yari umukecuru ahetse igitenge, numva ijwi rirambwiye ngo ariko se, ngo ubu ko uyu muntu kwababaye, ni wasobanura gute ko uyu yaba umwana w'Imana, noneho n'uyu muntu ufite ikiyetaje, uyu muntu ugendera mu ndege umunsi ku munsi, nawe akaba umwana w'Imana? Bishoboka gute ko bano bantu bagira hano bahurira ngo bitwe bose ko ari abana b'Imana, kandi ngo bose bazagabana ubugingo? Urumva icyo kintu? Nkibaje, umwuka niwe uri kubinyigisha, ndangije umwuka arampamya mu mutima wanjye, arambwira ati birashoboka cyane, birashoboka cyane, kuko ni hahandi ijambo ry'Imana rivuga ngo ahantu hose hari umugeni w'Imana, kandi uzaba uri kumwe n'umuntu wowe watekerezaga ngo uyu ngo ntabwo akwiye kugenda mu ijuru, usange aragiye, wowe urasigaye. Kubera ko Imana itareba ibyo irebesha amaso y'umuntu, itareba ku mubiri, itareba mu bifatika, ahubwo ireba umutima w'umuntu, ireba uko umuntu yakira aya mahoro yo mu mutima, ireba uko umuntu yasobanukiwe Imana mu by'ukuri. Nibwo nahise nikanga, nangije ntinya Imana kurenza, ntangira gushaka Imana muri uburyo bwo gushaka amahoro yo mu mutima. Ko umuntu uwo ari we wese wizera Imana neza, yaba ari ukubura mu muhanda, kuko ibyo bintu nakomeje kubitekerezaho cyane, nkajya nibaza ngako se tujya gusenga mu nzu y'Imana, ugasenga ukabona umukiraje mu modoka nziza, ukongera ukabona undi mukenaje ariko nta n'igitenge afite, kandi mwese muri guhimbaza Imana, mugasenga Imana, mwese murasabwa kwizera. None wambwira ute ngo uriya Imana muri gusenga niyo uriya gusenga ngo ni zimwe kandi ubona ko harimo ibibazo? Uranyumva? So ibyo bintu wabihuza ute? Amahoro yo mu mutima bari abantu bayagabana gute? Icyo rero nabivugiye, amahoro yo mu mutima yaje muri cya kibazo wowe urimo, muri bwa buhamya bwawe, muri kwa kundi uriho, Imana iraringaniza, ukishima, amen, ikaguhimbaza rwose, ukanezerwa, ukavuga ngo ino Mana narahuye nayo. Rero amahoro ntabwo aza mu bifatika kuri gihe, ahubwo Imana irazi ikaguremamo ibyiringiro. Ndashaka kukubwira uburyo amahoro aza mu mutima w'umuntu. Yesu yaravuze ngo ntimukiganyire mu mitima yanyu ngo ejo nzarya iki, ngo cyangwa nzambara iki,
ngibyo byose ngo nabo mwisi barabisaba ibyo yabibwiraga umuntu wese wamwizeye umuntu uri gushaka Imana uri gushaka amahoro mu mutima yagira ngo ibanze imukuremo ibyo abashaka ubutunzi bw'isi urabyumva ibyo abashaka ibifatika abwira amanzi amubwiye bifite umumaro yaramubwiye ati gifite umumaro no kubanza ukagira ID yuko kwitwa umwana w'Imana biri muri Matayo 6 igice umurongo wa 31 kugeza 33 banza ushake kwitwa umwana w'Imana ibindi byose ngo no kuba uri wo mu bwami bw'Imana ibindi byose bizaza ari inyongera urabyumva rero kwiganyire yo kwavuye mu mutima w'umuntu amaganya uzabibona abantu uhabwira umuntu amakuru yewe ndashonje Imana ishaka kubanza kugukomereza muri cya kintu ngo ukura amaso yawe ku mwana w'umuntu ahubwo yizerize mugendanemo numara kugendana nayo ukomeye Imana yawe izi kwiyereka kuko Imana irabizi ko iyi nzara yanakwica ikica n'uyu mubiri ariko irashaka umutima wawe irashaka kubanza kuba umwana w'Imana ukayizera mu by'ukuri rero aya mahoro yo mu mutima ni ubutunzi nifuriza buri muntu wese ni ubutunzi buri muntu wese akwiye gusobanukirwa ndakubwiza ukuri tuzabivuga ntituzahagarara kuko Imana yemeye ko tuyakira amen niyo mpamvu twifuza yuko buri wese ayageraho ni ukuri ushobora guhura n'ibigusubiza inyuma ariko gira intumbero yo gushaka amahoro yo mu mutima amen muri iki gihe urabona ko divorce iri kuvuza ubuhuha hano hanze yaba barugiyemo amezi 3 urugiyemo mu minsi ya mbere mu cyumweru cya mbere navuga ko mu kiganiro cya mbere cyangwa se muri parti ya mbere y'ubuhamya bwawe ndetse no mu ya kabiri hari bimwe mu byari byarakubase cyangwa se wagiye ukomeretswa nabyo rimwe na rimwe wibazaga ukabona ni ibintu ushobora kuba utari ufitemo ubumenyi runaka bitewe n'ubuzima waciyemo bwo kuburi wenyine hama nagira ngo uduhe ishusho mu magambo make yego hari abagwa muri divorce bo ari uko batagize ubumenyi runaka mbere y'uko bajya mu rushako yego ubu use nk'uduha ishusho noneho kugira ngo binafashe abari bari kuyitegura n'abari already barayigezemo bamenye uko bigarura cyangwa se bamenye ikintu cyangwa se nibavuga gitera hari niba ariko nabyita kugira ngo bigire bamwe noneho bigarurira mu nzira cyangwa se biyishusho nyakuri n'abatararujya mu rushako cyangwa se batarabana babimenye mbere y'uko barugeramo ikibazo cyawe ndacyumvisha Rachel kiranaryoshye nibyo ikintu nkundira Imana nuko buri munsi yavuga neje ikongera ikavuga kugira ngo ubukangurambaga bwayo bubeho kandi irengera ubwoko bwayo n'abana bayo ndamye ntashidikanya yuko ab'Imana yemeye ko bizaca muri nge bazabona Imana umaje ku kibazo kijyanye na divorce ndetse uravuze ngo hari abayirimo bari kuyikora ngo ese ni iki nababwira reka nkubwize ukuri Imana yanyigisha ikintu gikomeye cyane ku muntu uri gukora divorce uri gukora divorce harakantu umunsi umwe nibajije reka nakavuge neza hari umunsi umwe navuze ngo Imana yangize intwaro yo kurwanya divorce umuntu umwe aramwanga akase ngo ubwo Imana yakugize intwaro gute urabyumva ati Imana yangize intwaro nuko yamaye ubumenyi kuri yo kandi mfite ububasha bwo kubera umucyo umuntu wese uyirimo akayireka navuze uburyo divorce daturuka ku Mana hari uwavuga hari uwahita atekereza ko ubwo navugaga ngo divorce n'umuntu utanga divorce yaba asenya akagira ngo ndi kuvuga ngo leta itanga divorce ikora amakosa oya ntabwo leta itanga divorce ikora amakosa kuko umunsi umwe nahishuriwe n'umwuka w'Imana none se leta yatuma abantu bajya kwicana urumva umuntu ajya kwica undi kubera ko itagomba gutanga divorce oya ahubwo
bigeze ku kigero cyo kugira ngo umuntu ajye kwica mwene se nanjye nagutandukanye kuko ni ikimenyetso simusiga yuko hari ahantu nta rukundo rurimo urabyumva ni ikimenyetso simusiga cyuko ririya buye ryashinzwe ritari rishingiwe ku ifatiro rizima rero uyu munsi umuntu uri gukora divorce namugira inama yuko divorce si ikintu cyiza yego divorce uyirukiramo ariko wamara kuyibona ugasigara uri gisenzegere ugasigara ugenda nk'umupfu gusa uhungiye kuri Yesu niwe wenyine wagukomeza umutima ndi kuri uwo muntu uri muri divorce sha namugira inama yo gushaka uburyo yakiyunga na mwene se bagashaka Imana ikabongera ikabateramo urukundo Imana yonyine irabishobora kuko ya Mana ibasha ngo kudukiza ibyaha bimwe byari byanduye tukutuku ibasha kubera ari urukundo ibasha kuza muri twe ikaduha imitima ica bugufi ikongera ikaduha ubwenge buzima bw'ibyiza byo gukora rega impamvu haba bari kwirukira muri divorce nuko hari umwe uba warataye umurongo nuko hari umwe uba warikunze kurenza nuko hari umwe udaconnectinga n'Imana cyangwa bose badaconnectinga n'Imana ubwo ushatse kuba byashoboka ko divorce yabiterwa n'impamvu runaka zaba zarabahuje mbere cyangwa noneho bamaze kuba bageze mu rugo umugesha rero impamvu nari watangiye umbaza abari ku Rusenyi akurangiza umbaza ngo naba bandi bagiye kubaka bari kubitegura wabo bakute ibi bintu tuzabivuga ntibizarangira kuko uyu munsi harimo abemeje ko bagiye kurushinga no mu myaka 10 harimo abazaba bemeje ko bagiye kurushinga so tugomba kuba ijwi ry'abana b'Imana ko niba Imana yaremeye ko bitubaho divorce ngiye yanyatse umuryango wanjye nafirinze ku mubabaro wabyo negera Imana yavuga ati mbabarira undindira umutima Imana muri wa mugambi uri kwangiri kugukoresha gute irongera mbwa ati narabyemeye bikubaho ariko kugira ngo nkugire igikoresho cyanjye ugiye kumbera ijwi ry'amahanga twabikoze mu kiganiro cy'ubushize ugiye kumbera ijwi ku mahanga kugira ngo abone umucyo wanjye nkuko yabikoreye Paulo ibi bintu turi kuvuga reka mbwira uriya mwana ugiye kurushinga n'uyu munsi naratangiye iyo ngize Imana umuntu akambwira ati ngiye kubaka ndamubwira ati uramukunda ndamubwira ati mbabarira umbwire urakoze kuntumira akumbabarira ubanza umbwire uramukunda ati ndamukunda ndamubwira ati urukundo rwawe warudefanda kugeza igihe uzashiriramo umwuka akabona nibwo abonye ikibazo gishya mu buzima bwe kandi already ari kubutegura ukabona kibaye nkaho kimuchallenges muko ukabona ni nkaho ntabwo ari agatekereza hamwe abenshi tujya mu bintu kubera ko yaguteye inda uratwite wakurikiye amafaranga ava mu muryango ukomeye urumva nkabanza nkubaza uramukunda urukundo nirwo rutarangira kuri iyi si y'abazima ibintu byose bizarangira abakorino ba mbere igice cya 13 kuva ku murongo wa 4 buri muntu wese yagenda akahasoma ibintu byose bizashiraho abahanuzi bazarangiza guhanura ariko urukundo nirwo ruzabayiteka kuko Imana nindiho yariho kandi Imana n'urukundo umuntu ufite urukundo muri we rwuzuye aba afite Imana muri we kandi abasobanukiwe cy'urukundo ari cyo ngiye mfite urukundo muri nge ntago naguhemukira iyo nagize urukundo umusingiriro w'umushinga wacu ntago nazigera njya muri divorce ahubwo uyu mwana ugiye gushinga urugo njya ngo tumubwire ngo babanze bashaka Imana
bashaka Imana ibigishe cy'urukundo ari cyo, kugeza igihe bumva urukundo rutera mu mitima yabo, kugeza igihe bumvishe bahamanya n'umutima wawe ko rwose mwene se agiye gushaka mukunda. Ibi ni uburyo bwo turi kurandura divorce iza nyuma. Kubera iki? Babatse ibuye ry'urufatiro rw'urugo rutarimo rukundo. Divorce rero impamvu navugaga ngo ntago ndwanya utanga divorce kuko yabonye ko bashobora kwicana, ahubwo ndi kurwanya uburyo urugo rwubaka bivuye hasi. Tujye hasi uyu munsi dufashe ugiye kubaka yubake neza kurenza uri gusenya uyu munsi, kuko buri gihe iyo umuntu ari gusenya uyu munsi hari ingaruka z'icyaha buri gihe, kandi ingaruka imbabazi z'Imana zituzaho, ariko ingaruka z'ibyaha twabikoreyemo zikomeza zikatugendaho. So ntago wakuraho inkovu y'icyaha, akimanije iyo iratubabarira, ahitangire tugatangirana nayo, tukabona amahoro yo mu mutima, tukamigira ubumenyi n'ubwenge. Niyo mpamvu tugomba kurengera uyu nguyu ugiye kubaka uyu mushinga ngo yubake neza. Ngira ngo birasobanutse, tuzakomeza tubivuga. So ubwajye ku mavi nicyo ushatse kuvuga cyangwa kujya ku mavi? Bo impamvu nembajije kibazo nuko hari cyane cyane uri umukristo, abenshi ingo ziri kubonekamo gatanya, akenshi usanga ari abantu bazi Imana, ari abantu bavuga Imana, yewe na bamwe tuzi nyine tuzi nk'abantu kavuga ngo abastari cyangwa se abantu bazwi ku mbuga nkoranyambaga, n'abantu ujya kuva bashatse uyu munsi nyuma amezi abiri ngo divorce, kandi wareba ukuntu bavuga ari proud, ukabona ni ibintu biri so simple, nta n'ikintu bivuze nyine gikomeye. Rero ikintu ndi kubazaho rero kiri deep, abantu basenge mbere yuko bahura n'uwo muntu banzura umwanzuro ati tuvuga urugero ngewe nawe turahuye, bibaye ngombwa ko tuvuga tuki twashimanye tugiye gukora ubukwe, dupanga ubukwe. Icyo gihe uramugira inama bari bwo abanza gusenga cyangwa ategura urushako mbere yo guhura n'uwo muntu? Ndagira ngo ibyo bintu bibiri ubidufashemo ubihuze, kuko abenshi bigaragara nuko usanga ari abantu bazi Imana, ari abantu bamaze imyaka myinshi mu nzu y'Imana, ari ba bantu divorce itagakwiye kumvamo, ariko wajya kure ugasanga abantu batazi Imana nibo barinze basaza bakiri kumwe, ahubwo n'Imana bakazakizwa nyuma bamaze kuba basaza. Reka ikibazo ngenda cyumvisha, ahubwo reka tubivuge gutyo. Umuntu uzi Imana uri gukora divorce akaba ari muri divorce nuko Imana atayimenye, urumva? Unavuze ngo nabandi batazi Imana kandi babana, urumva? Ntibabone donc ntibagire ikibazo cya divorce bataramenye Imana, navuga ngo nyine ntaho bataniye na wa wundi witirira Imana atayizi. Ndabivugisha ukuri ko reka ngwize ukuri, twabivuze ngo umushinga w'Imana w'urushako ni umushinga ushingiye ku rukundo. Kandi urukundo ntabwo ushobora kuvuga ngo ngiye gukunda umuntu utaramenya icyo urukundo ari cyo, ngiye kubana n'umuntu utaramenya uko muzabana ngo urukundo aba ari rwo ruyobora nuzehanye. Kuko urukundo uravuga ngo ndagukunda tuzabana kamata, kandi urukundo ngo rwihanganira byose, rubabarira byose, rwizera byose, ntirureba ibyarwo ngo ntirutekereze ibibi ku bantu, ntirwirebaho, ntiruhutiraho. Urabyumva ibyo bintu? Ese urukundo bararumenye? Ese mwene so umureba mu ishusho y'urwo rukundo ushobora kubasha kunyihanganira uko ndi? Uramva ibyo bintu? So iyi fondation umuntu utayizi wese ni ngombwa agomba kugera imbere bikamugonga. Rero icyo ndi gushaka kuvuga, waba uri mu nzu y'Imana waba utayirimo, kuno hanze harimo nyine abasenya. Ikintu cya mbere umuntu akwiye gukora n'umushinga uyu ni urukundo, kubaka mariage n'umushinga w'Imana yanakuremeye umugore. Urumva iki kintu? Iyo utangiye kugenda ubyitiranya rero
aho biba bigaragara ko utasobanukiwe Imana, kandi Imana ni urukundo. Rero iki kintu tukinjiremo ntabwo twakivuga ngo tukirangize, tuzajya tugenda twinjire muri detail ko hariho kugira ngo ugiye gukora umushinga w'urukundo mukemeranya ugakunda nkagukunda, kugira ngo umenye kuri uwanjye neza habaho n'ikintu cyo kuvuga ati naragukunze, reka tujye muri icyo bita courtship, fiançailles, tumenyane, umenye amadefo yanjye, umenye ibibi byanjye, umenye umuryango wanjye, umenye inkomoko yanjye, umenye urumva, nanjye nkumenye kubera iki ndashaka ko tumenyana. Noneho numara kubireba ubishyire ku rupapuro uvuga ko namubonyeho yuko uyu mugabo agira ubwirasi bwinshi. Ese ibi bintu nabyihanganira? Ese ibi bintu kuko nshobora kubana nawe ubuzima bwose? Urumva, tugiye muri detail ni gutyo. Courtship ni igihe cyo kubasha kumenyana, kamenya tukareba ko duhuje, tukabara ko Imana y'urukundo iri hagati muri twe, dushobora gukomeza ntihazagire kubamo kutumvikana. So turi intwaro Imana yaremye yicuriye kugira ngo turwanye divorce. Amen. Hama rero twihuse iyo ni ikintu navuga tuzagira ikiganiro kirambuye, kuko ndakeka no dukurikiye hari ikintu batanyuzwe cyangwa se hari ibindi bibazo byinshi bashobora kuba bakubaza cyangwa se twakwibazaho. Hanyuma rero twihuse, hari nihe nama ushobora kugira ku bantu banywa ibiyobyabwenge? Ariko twihuse cyane wadufasha ukatubwira mu nshamake system wakoresheje, kuko imitekerereze yacu nago ari ibintu byumvikana. Like hari ibintu umva kumva ni nka movie bari kukubwira, ariko none wowe ubwawe urahibereye. System wakoresheje mu by'ukuri kugira ngo ureke itabi imyaka ingana kuri 19 yose, system wakoresheje niyi. Wenda ndagira ngo udufashe wenda nibe muri sanse hari ukuntu Imana bigenje uko ibigenze uko ya like technique wakoresheje ku buryo buri muntu wese yaba arukijijwe n'utaramenya Kristo ariko amenye technique at least basic yagenderaho n'izi. Naguruka nkaguhobera naguruka nkaguhobera uri kumbaza nyine bya bindi aho no ruzingiye kugira ngo dufashe abantu bakiri ku bwawe. Umva bintu birakora. Imana ni nziza cyane. Amen. Biba biremereye umuntu umwe ibiyobyabwenge araremerewe, ariko ikibazo atazi aremerewe atabizi. Ubundi rero umenya ububi bw'ikintu uramutse ukivuyemo, nibwo umenya ububi bwacyo. Reka mbaho urugero. Urazi kwambuka nk'amazi, ukambuka nk'amazi arimo ingona, wamara kugera hakurya uyambutse ukandagiye handi ku butaka, ugahita ubona zisimbukiye nko hejuru kandi wayabaciyemo y'amazi. Sinzi iki kintu ni uri kucyumva? Yego. Uyu munsi nibwo menya imbaraga z'ikiyobyabwenge, itabi, ibihaha, inkorora zidashira, kwandura, kuba usa nk'itabi. Ikiyobyabwenge, hari ibiyobyabwenge bigira efe mu buryo butandukanye. Ububata, kuba mu magurupe mabi. Umva, ibiyobyabwenge bitera ubuhubutsi, imijinya, kurwana. Niyo mpamvu nshima Imana, nta kindi. Ikintu ushaka kuvuga urambwiye ngo tubikore mu matekinike, uburyo bwonyine umuntu ashobora kubasha kuva mu kiyobyabwenge. Just basic. Itabi ririca. Yego. Droge iyo ari yo yose ijyana ku bubata, ikintu nakita addiction. Iki addiction ugera ku kigero atari wowe uriho, ahubwo ari cyo bwenge kiriho muri wowe. Nuko uyu munsi si twe turiho nka Francis, ahubwo ni Yesu Kristo urihe muri twe. Iyo tumwemereye akaba ari uba muri twe, akaba ari ugenda. Ni kimwe rero gusimbuza no gushaka Yesu Kristo akajya muri twe, agakuramo ibiyobyabwenge akabijyana, agakuramo ikibi cyari cyose akagitwara. Nta kindi.
niyo tekinike yoroshye biraryana umuti wose urasharira ariko hari tekinike ikomeye yoroshye nanone ubundi iyi tekinike niyo mwuka wera yankoreye no mu biganiro twavuze narevuze ko umunsi ndayivuga mu buryo nanone mu yindi fashion ndeka nyivuge mu yindi fashion iyindi design mwuka wera ansura ajya kunkura itabe yaraje ndi mu masengesho yo gusenga aranyereka ngo urashaka kuva ku itabe reka tubanze tugende nkwereke uzi ikintu itabe ryaguteye uzi ikintu itabi ryakugejejeho tugende nkwereke ibyo wakoraga mu itabi uko wari umeze anjyana muri dushe nakarabiragamo yiwanjye mu nzu anyereka mu gitondo ndi kunywa itabi buri munsi mu nzu yanjye nta muntu n'umwe wanjye mu rugo ushobora kumbwira ngo uri kunywa itabi rireke anyereka uburyo narinywaga imyotsi isohoka ikagenda ikajya mu byumba ikica urubyaro rwanjye ikica uwo nkunda umufasha Imana y'amaye ese iyo bimanaginze nabi Imana ntiyabigukuraho yego iyo Imana igiye kugufikisinga ibikomere rero ahubwo atako n'ubundi ntabwo wari ubikwiye reba reka n'ubundi wari wose wari mwiza so Imana yari imaze ukuntu yamfikisinga yambwaga ati reba iby'itabi ryagukore ntabwo wafitingaga ntabwo wari ukwiye wicaga abo naguhaye reba nawe ubwawe naguhaye umubiri wanjye ngo ube ingoro y'umwuka wanjye muri wowe none wowe uri kunyicira umubiri naguhaye ukumpimbaza wirirwa uwishyiramo ibicaniro by'imyotsi tekinike yoroshye ni ukwemerera umwuka w'Imana akaza mukaganira akakwereka ububi bwawe akakwereka n'ububi bw'ikintu uri gukora n'icyo cyakugezaho none iyo umwemera avuga ati none tubigenze gute umva iyo ukuri kwamenyekanye niyo mpamvu nabikubwiye iyo tugiye tugashaka aho ikibazo gitangirira tukamenya ukuri kuri cya kintu tukamenya gitera tukamenya tukabireba neza akabitwereka imbaraga zo kuva ku itabi ndakubwiza ukuri amaje kunkora kunyereka noneho nibyo bya bindi tuvuga ngo ubuse nsubire muri Egiputa nsubire kwa Farawo wajye kunyubakisha amapiramide none nse nsubire mu itabi njye kurinywa kugira ngo mbone amahoro se ati ushakira umunezero aho utari uri kwiyica wivuza menshi urwaye ibikorora ujya mu nzoga zikagutwara mu bagore ukajya gusambana ngwino ngo amahoro yanjye duhimbaze Imana tunezerwe dukundane nguhe abantu muzajya muramuvuga Imana munezerwe iby'Imana yabakoreye nguko itandukanye niba ushaka kuva ku itabi itandukanye n'umuntu ugutera kuraje yo kurimo reba abantu bagusunikira mu kibi bitandukanye baveho ntacyo bimaze Mana ishimwe ngiyo tekinike ndumva n'ubutaha uzongera umbaze nka bino bibazo Imana izaduha fashion inde tuzabivugamo Mana igumugisha ibintu uvuze biraremereye kandi bisaba ko umuntu akurikirana ijambo kurindi navuga mu kibazo cya mbere ku bagiye kurushinga cyo navuga ubu ngubu hari ikintu cyitwa pressure nubwo tutakigiye deep aho usanga umuntu yumva ko agomba gushaka kandi nta tegeko ry'imyaka ngewe nzi ryanditse ngo ngomba gushaka ufite imyaka 23 sundi kujya kutakambashije 20 kundi kujya kutakambashije recha umva nkubwire Paulo yaravuze ariko akakana ko bisaba ngo Imana ikakwigishaho neza ukinjiremo ubundi ngiye mu buzima bwanjye bituma nenjoyinga Imana nsoma ijambo ry'Imana narangiza nkajya kubaza umwuka w'Imana icyo ashaka kunyigisha muri iryo jambo
muri uwo mwanya mbambaza umwuka w'Imana ni umwanya nita meditation wo gutekereza ku ijambo ry'Imana kugira ngo ijambo ry'Imana umwuka w'Imana akomeza amishurire mu nguni z'iryo jambo. So Paulo yaravuze ngo gushaka ni byiza ngo ariko nanone kudashaka ngo byaba niba akarusho kurenza kubera iki yabivuze atyo. Ntabwo nkunda kuba njyenyine, ntabwo nanashishikariza umuntu kuba wenyine, ni ikibazo kibi kuba wenyine. Imana nanone yaravuze ngo buri kigabo cyose kigomba kugira ikigore cyacyo. Urumva kudashaka ni uguhunga inshingano, urabyumva? Ariko noneho nanone impamvu ngo udashatse ngo nanone uwumva udagomba gushaka byaba byiza. Nabajije umwuka w'Imana, urashaka kunyigisha iki kuri kino kintu? Arambwira ati uramutse ushatse ntiwuzuze inshingano nibyo byaba ari byiza. Urabyumva? Gushaka ni byiza cyane, burya ni byiza ko umuntu abana na mugenzi we neza bagasangira ku mbuto Imana yabageneye n'umunezero. Ako nanone kugira ngo ushake umwana w'abandi ugiye kumubabaza, ushake umugabo w'abandi ugiye kumubabaza, wabireka? Uranyumva? So ibi bintu birakora. Umwuka w'Imana yavugiye muri Paulo hasi yaranavuze ngo ntabwo ari itegeko ngo yabibwiwe n'Imana. Yavuze ngo ndabibabwira nkuko numva mu umwuka mwiza cyangwa mu bwenge bwanjye. Ntabwo yakotinze ngo ni itegeko ry'Imana. Yego. Kandi mu by'ukuri nkuko umwuka nanjye yabimishuriye numva ese ujye gushaka umwana w'abandi ye kumubabaza, ahubwo mushake ni byiza, wuzuze inshingano z'urushako. Wow. Imana ishimwe. Akuyuta kango Imana ishimwe ke kagaruye. So navuga dusoza nuko mu bintu wavuzeho harimo icyambere nuko mbere yo kugera mu rushako ugomba kubanza gusenga. Wowe nuwo mugiye kurubanamo cyangwa se niba ari umutware wawe cyangwa se azaba ari umufasha wawe, mugomba kubanza kwitegura. Urumva abadukurikiye pressure babyihorere, ibyo kwirukanswa n'igihe babyihorera, ahubwo basenge mbere yo kurugeramo, bahamanye n'Imana yabo yuko iri kumwe nabo muri uwo mushinga. Kuri kumwe nabo nibwo bazahirwa na wa mugisha ari zo mbuto Imana izabaha, bakagira n'ubwenge bwo kuzamenya ko babarira. Ahandi wavuze ni kubijyanye n'abantu bafata ibiyobyabwenge, nuko kuba babireka ntabwo ari igitangaza, birashoboka, ahubwo bizaterwa nabo imbaraga bazabishyiramo, yaba wamenye Imana n'utarayimenya. Izo navuga ko ari zo nzira waduhaye, nuko bagomba kugira urwabo ruhari. Nicyo ngiye mubisemo umwe. Yego. Niba ashaka kumenya neza ububi bw'icyo kiyobyabwenge, amere nk'uwicamo babiri. Wicemo babiri, ahagarare hano cyangwa ajye muri miruwari, agende yirebe muri miruwari avuge ati niko reba uba tubaye babiri, uri njyewe reco, urambona utubundi, nyereka ububi bwanjye bw'itabi. Azabona igisubizo. Ni nama zakura imbaraga zo kwitandukanya n'icyo kintu kimubase. Wenda kandi nakongera nuko harimo wowe ubwawe imbaraga zawe zisabwamo, yaba ari umukristo yaba utari umukristo, hari imbaraga zawe, hari movement yawe cyangwa se hari step ugomba gutera. Navuga mu nama za mbere nabo nanjye ubwanjye navuga nk'inyunganizi nahereza umuntu nk'uwo, nuko inshuti muba muri kumwe icyambere no kuzireka. Ikindi abona kwitanga abamodo bawe cyangwa se abantu b'icyitegererezo ugenderaho, tangira urebe niba koko atari bo bantu bagufasha bwo kubigumamo. Ibyo bintu bibiri numva biri mu bintu bihatse ibindi, nabitsinda indahamya neza 100% ko ibyo ibiyobyabwenge bizavaho, akamenya uwo ari we nyawe naho agomba kwerekeza. Reka mvuge kandi urumva uyu muntu katumubwire ngo uwo wa gatatu, yego, nagira ihame
agira intumbero mu buzima, intego y'ikintu ari gushaka. Ari gushaka aya mahoro koko yo mu mutima, ari gushaka koko ko Imana imugeza kuri ibi bintu. Niba kuko biragoye ko wabwira umuntu ngo va kwitaba kugira ngo ngiye tabe ndacyari ryohewe. Urabyumva nkuko waruvuze ngo akeneye imbaraga muri we, akeneye kubanza kumenya ngo ndashaka iki. None iyo umenye ngo ndashaka iki, Imana irakwereka n'ukuntu kigera. Uko wakigeraho nta kundi, hagarara ku ruhande rw'ibyiza n'abeza, Imana izakugirira neza. Nutinda baravuga ngo iyo utinze ku mucyo, umucyo urakurasira. Amen. Iyo utinze ku mucyo, umucyo urakurasira. Amen. Watinda ku mwijima, umwijima kaguhisha. Kandi n'igitangaje biba byanditseho tabiri rica, ariko nyiri uruganda aba yabyanditse. Ni business. Ni business yego, ariko arabyandika, ariko ugasanga natwe hari ibintu twirengagije. Umuntu muri we harimo imbaraga, ubutware Imana yamuremanye businziriye, ariko Imana yije irabutwikurura kongera ukagira imbaraga. Amen. So nasoza mvuga ngo muri byinshi twaganiriye nuko icyo usabwa wowe ubwawe wifitemo imbaraga zo kuba wahinduka birenze ibyo abandi bakubwira. Wowe ubwawe umaze kwishyira hariya ukibwiza ukuri gusesuye, intambwe ya mbere uzatera nirwo rugendo rwa mbere rwo guhinduka. Reka tugasobanure gutya bitazaba ikibazo. Ntago umuntu nka ubwe muri we izo mbaraga zirimo, ariko uzizamura akazishyira ku mugaragaro zigakora ni Yesu. Nicyo cyamuzanye, niyo mpamvu turi hano, ni ukubabwira urukundo twabonye, imbaraga twabonye zitugeramo, zarangiza zigahita zikuraho wa mwijima. Nta wundi niwe twaririye, twabwiye nta bwenge tuzi, duha ubwenge, dore tubaswe n'ibi, gira utubabarire ubidukureho. Nibwo yazaga akadusura akatwereka, niwe yatwoherereje umufasha, the advocate mu mwuka we. Aratuvuganira atubwira ngo dore ubwibobi bwawe ngubu, dore itabi impamvu ryagukuyeho, reba ukuntu ryakwishe, reba impamvu wakoraga gutya nuko wari ubuze ubwenge, ariko ngiye mfite ubwenge, ngwino mbuguhe. Yego, Imana duhana umugisha. Ni Yesu uza akazamura za mbaraga yaturemanye mu itangiriro, igihe aduhaga ubutware n'ubushobozi, akongera akabidusubiza. Niwe ubishyiraho itara rishya tukavuka ubwa kabiri. Amen. Ikiganiro cyari kirekire cyane, ariko turashima Imana cyane mu byo yagukoreye. Turashima n'Imana cyane aho igejeje ikora, n'abazakurikirana nabo barakomeza guhinduka. Dukomeje kubabwira ngo nakagaruka. Turashimira cyane timu ya technical, abaye Roger na Eric, nanjye ubwanjye wari uri kubaganiriza cyangwa se uri kubabariza ibibazo. Turagushimiye nawe, abandi bose badufasha n'itorero tuvamo. Nago nabura gushima umushumba mukuru unshumbye mu itorero rya Bethesda Holy Church Rugamba Albert. Nago nabura gushima umushumba nkurikirana umunsi ku munsi, nitwa Jean Pierre w'Imana, adufasha no mu buryo bwo mentorship, mu gukina no muri FIRMI, kugira ngo ibi bikorwa bigere kubo byagenewe. Dufite amavuta atuyobora, ntabwo twe twabyibasha. Burya hejuru yawe hari amavuta agushoza, akwereka icyerekezo kizima. Amen. Soje dushimira ubumwe Grand Hotel kuba bwaduhaye aho dukorera cyane. Nabo Imana ikomeze bagure cyane, baho umugisha cyane. Sinasoza navuze iki, Uwiteka Imana ikomeze ibiteho, ibafashe muri byose, ibagurira imbago. Mukomeze munarebe n'amavideo tuba twashizeho, mukora comment aho no dukura bimwe mu bibazo tubaza umutumirwa wacu. Kandi tunabatangariza ko mu minsi iri imbere muzakomeza kubona abaduha ubuhamya bwo kuguhindura mu buzima. Abakozi b'Imana, rega dukeneye n'ubuhamya bw'abakozi b'Imana. Bano bakozi b'Imana bakomeye muri iyi nzu Imana yashyize mu muhamagaro, dukeneye ko burya dukeneye ko baduha encounter yabo. Amen. So ciao ciao, Imana ikomeze barinde.
nakagaruka Rachel muri kuvugana na Francis Iraguha. Shalom, shalom. Shalom. Bye.